turanibutsa yuko iyo umuntu yakiriye sheke abizi neza yuko nyiri kumuha iyo sheke adafiteho amafaranga kuri konte ye, icyo gihe n'ubundi nawe aba yagize ubufatanyacyaha mu ikorwa ry'icyaha cya sheke sans provision cyangwa se sheke itazigamiye. Ikindi kandi nuko wenda ushobora kuvuga ati muri niba natanze sheke sans provision ya banke imwe, reka ngene njye gufunguza konti ahandi wenda bariho naka akandi gatabo ka sheke. Ni ukuvuga ngo no mu yindi banke nta nubwo wemerewe gufunguza indi konte igihe cyose watanze sheke sans provision. Itegeko rigenga imyishyuranire mu ngingo yaryo ya 24 riteganya yuko umuntu utanga sheke abizi azi yuko nta mafaranga afiteho kuri konte yiwe, icyo gihe aba akoze icyaha cyitwa mu mategeko gutanga sheke itazigamiye. Ibyo nanone bigendana no kuba ushobora no kuba watanze iyo sheke ariko ufiteho amafaranga, ariko noneho ayo mafaranga ugahita uyabikuza yose cyangwa ukabikuza igice cyayo. Ibyo bishobora gutuma noneho ya sheke watanze nibajya kuyibikuza batari buze gusangaho amafaranga. Ni kimwe nanone n'umuntu ubuza yuko umara gutanga sheke itazigamiye ariko akaba yabuza banki ye kugira ngo itabasha kwishyura iyo sheke. Icyo gihe iyo abihamijwe n'urukiko aba yatanzwe nze sheke itazigamiye. Ariko icyo tubasha kugaragaza ahangaha nuko iyo wamaze gutanga sheke ukayishyikiriza uwo wagombaga kuyiha, nawe akayishyira kuri banke ye cyangwa se akajya kuyipresenta kuri banke yawe, hanyuma iyo umukozi wa banke ubishinzwe niwe ubasha kugaragaza ko iyo sheke itazigamiye akabiteraho kashe zabigenewe. Icyo gihe rero niho tuvuga ko habayeho cya kindi twita ngo ni sheke sans provision. Ni ukuvuga ngo rero sheke sans provision nubwo ari ryo jambo dukunda gukoresha, ariko igaragarira muri biriya bice bitatu twari tumaze kuvuga. Kimwe, kuba ayo mafaranga atariho yose, kuba wenda haba hariho igice, kuba wababujije banke yawe kuba yatuma ari amafaranga ari butangwe. Ahangaha kuri iyi ngingo ariko turanibutsa yuko iyo umuntu yakiriye sheke abizi neza yuko nyiri kumuha iyo sheke adafiteho amafaranga kuri konte ye, icyo gihe n'ubundi nawe aba yagize ubufatanyacyaha mu ikorwa ry'icyaha cya sheke sans provision cyangwa se sheke itazigamiye. Nibwo rimwe na rimwe bijya bikunda kugaragaraho usanga nk'umucuruzi cyangwa se bari abantu bakunda gukoresha ibintu bya banke Lambert, ugasanga akugurishe amafaranga akakubwira ngo nzakwishyura ku itariki 30 wenda z'ukwezi kwa 7, uyu munsi turi mu kwezi kwa 6, hanyuma noneho wowe ugatwara ya sheke ukazajya gutegereza kuri ziriya tariki aba yakubwiye kugira ngo uzajye gukuraho ari amafaranga kuri banke yawe. Icyo gihe rero iyo ugiye gukuraho ari amafaranga bikagaragara yuko nta yariho, nawe iperereza rikomeje gukurikirana rigasanga koko wari wayakiriye mbere yari amatariki kandi ubizi neza ko nta mafaranga yari afite, icyo gihe nawe uba ukoze icyaha, uba uri buzahanwe kimwe nawe. Ni ukuvuga ngo rero icyo abantu bakwiye kumenya nuko igihe cyose utanze sheke uba ugomba kwiringira yuko byibuze mu gihe cy'amezi 2 uhereye igihe utangiye iyo sheke ugomba kuba ufiteho ubwishyu. Iyo tuvuze amezi 2 mu by'ukuri itegeko rivuga iminsi 60 bw'ukwezi nuko iminsi 30. Ni ukuvuga ngo sheke bayigusinye none ku itariki 2 z'ukwezi n'urugero kwa 6 2020. Ni ukuvuga ngo iyo sheke biri buzate agaciro ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 2020. Ni ukuvuga ngo nyuma y'iminsi 60. Hagati aho ngaho nyiri guhabwa sheke abashobora kuyijyana kuri banke akahabwa ariya mafaranga. Ni ukuvuga ngo rero nyiri gutanga sheke icyo ukwiye kwitwararika ni ukumenya ngo mu gihe cyose iyo sheke itarabikuzwa ariya mafaranga agomba kuba akiri kuri konte. Ni kimwe rero na kuriya wabuza ko ayo mafaranga abasha gukurwaho, cyangwa se ukagenda ukabikuzaho makeya nubwo wayisinye amafaranga ariho, ariko nyuma y'iminsi nk'icumi ukagenda ukajya gukuraho ya sheke batarayibikuza. Ibyo ngibyo nabyo bifatirwa hamwe bikaba
bigize icyaha cya sheke sans provision. Ibyo bihano rero tuvuze, igihano bahanisha umuntu watanze sheke sans provision, bamufunga iyo abihamijwe n'urukiko aba ashobora gufungwa igihano kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 5, hakiyongeraho n'ihazabu ijya mu isanduku ya leta ingana n'inshuro 5 kugeza ku 10 z'agaciro k'amafaranga yari kuri sheke ya sans provision. N'urugero niba utanze sheke sans provision ya miliyoni 20, igihe cyose bagiye kukurega urukiko rukabiguhamya, bivuze yuko hejuru y'igifungo bazaguha cyo gufungwa kuva kuri ya myaka 2 kugeza ku myaka 5, ugomba no kuzahatanga n'ihazabu ijya mu isanduku ya leta. Ubwo tuzafata za miliyoni 20 duku inshuro 5, ubwo ni miliyoni 100, ubwo mu gihe baguhaye inshuro 5. Ariko bitewe n'ubushishozi bw'umucamanza abashobora noneho no kugeza no kuri izo nshuro zikaba zaba 10, icyatemerewe no kurenza ziriya nshuro 10. Niyo mpamvu rero abantu bakwiye kwitwararika cyane ku kintu cyo gutanga sheke itazigamiye. Ikindi tubasha kugaragaza nanone nuko hejuru y'ibyo bihano hari n'ibindi bihano Banki Nkuru y'u Rwanda yateganije bigomba guhabwa uriya muntu watanze sheke sans provision. Muri ibyo ngibyo nuko umuntu wese byagaragaye yuko sheke ye bahitiyeho yakashe yitwa sans provision, yuko iyo sheke itazigamiye, ntabwo yemerewe guhabwa inguzanyo. Icyo kiba kivuyeho. Icya kabiri nuko ntabwo aba yemerewe kongera guhabwa akandi gatabo ka sheke. Ngo niba watanze iyo sheke sans provision ntabwo wemerewe kongera guhabwa akandi gatabo ka sheke. Ikindi kandi nuko wenda ushobora kuvuga ati muri niba natanze sheke sans provision ya banke imwe, reka ngene njye gufunguza konti ahandi wenda bariho naka akandi gatabo ka sheke. Nukuvuga ngo no mu yindi banke nta nubwo wemerewe gufunguza indi konte igihe cyose watanze sheke sans provision. Ibyo bihano rero tumaze kuvuga birenze, hari biriya bijyanye n'igifungo ndetse no gutanga ihazabu, ndetse akiyongeraho na biriya twari tumaze kuvuga Beneri Banki Nkuru y'u Rwanda yashyizeho, birimo kutongera guhabwa inguzanyo, birimo kutongera guhabwa gatabo ka sheke, birimo no kutemerewe kongera gufunguza indi konte ahandi hantu, haba muri banki cyangwa se mu bigo by'ubucuruzi, mu bindi bigo. Icyo gihe nta nubwo uba ugomba ibyo bihano bimara amezi 6, bikaba byashobora kujya byagira gute byavaho. Ariko noneho kugira ngo ibyo bihano biveho, hari ibindi bintu ugomba kuzuza nabyo biremereye cyane, bigaragara n'ubundi bikomeza kugaragara muri ya mabwiriza ya Banki Nkuru y'Igihugu. Hari abantu benshi bajya batugana batubaza batari ko se ko natanze sheke sans provision ubu ngubu biragenda gute kugira ngo noneho bankure kuri blacklist, niko bakunda kubyita, kuko iyo ugiye kwaka inguzanyo ahandi hantu bahita bibona yuko watanze sheke sans provision, kuko banki zitegetswe guhita zihanahana ayo makuru, hanyuma bakakuripotinga mu kigo gishinzwe amakuru ku bintu bigendanye n'inguzanyo, noneho bakagushyira kuri iyo liste yuko utemerewe kuba wahabwa inguzanyo. Kugira rero ngo ushobore kuva kuri iyo liste, hari ibintu ugomba kuzuza. Icya mbere nuko ugomba gufata za sheke zose zikubarwaho yuko zitazigamiye utishyuye, uba ugomba kuzibanza kuzifata ukazishyura. Wamara kuzishyura ugashaka icyemezo cy'umushinjacyaha kigaragaza yuko utagikurikiranwa, cyangwa se waba warakurikiranwe ukagaragaza nyine urubanza rwaguhanye. Byumvikana ko uko byagenda kose igihe cyose watanze sheke sans provision uba ugomba kuzahura n'ubutabera. Iyo rero umaze gutanga n'icyo cyemezo cy'ubushinjacyaha kigaragaza yuko utagikurikiranwe, ko amategeko yamaze kugukurikirana, ikindi nuko uba ugomba kwishyura 20% nk'igihano kijya noneho muri Beneri cy'agaciro k'amafaranga watanze kuri ya sheke yawe itazigamiye. Urugero niba tuvuze yuko wari watanze sheke ya miliyoni 20, ni ukuvuga ngo kugira bazagukure kuri iriya list cyangwa se bo noneho bakureho biriya bihano, ube wakongera kuba umuntu muzima, wakongera gukoresha amasheke no kuba wakwaka inguzanyo, ugomba kwishyura 20% za ziriya miliyoni 20. Ubwo dushyize mu mibare yoroshye birumvikana yuko uba ugomba kwishyura nanone izindi miliyoni 4 ziyongera kuri bya bihano uba warahawe mu rwego mu nzego mu buryo bwo gukurikiranwa
mu nkiko. Ikindi nanone uba ugomba kugira nyuma yo kwishyura n'ayo mafaranga 20% nuko ugomba kuba wanamaze noneho na cya gihe cy'amezi 6 twavuze kugira ngo wemererwe ko n'ibyo bihano ushobora kongera ushobora kongera gusubizwa icyo twakwita yuko mu gifaransa babyita nka rehabilitation, ariko mu rwego rwo kugira ngo ushobore kongera gukorana n'ibigo by'imari, harimo kwaka inguzanyo ndetse no kuba wakongera gufunguza konte mu kigo icyo ari cyo cyose cyangwa muri banki iyo ari yo yose, ndetse no kuba wakongera kugirirwa icyizere cyo kugira ngo nyine ibiriya bigo by'imari byongere bikwizere bibe byaguhereza akandi gatabo ka sheke. Icyo gihe rero ugomba kumara amezi 6 iyo ari ubwa mbere ubikoze, ariko iyo bigaragara ko ari inshuro ya kabiri ubikoze ntabwo biba bikira amezi 6 gusa, bigomba kumara andi mezi 12 cyangwa se mu magambo makeya bigomba kumara umwaka. Muri makeya rero ni ukuvuga ngo dufashe urugero umuntu nkuko twari tumaze kubivuga, umuntu watanze sheke sans provision ya miliyoni 20 akagenda none n'urugero umucamanza akamukatira igifungo cy'imyaka 20 iyo icy'imyaka 2 hagati y'ibiri kugeza kuri 5, agatanga n'iriya hazabu yo kuva ku nshuro 5. Ubwo twavuze yuko guhera ku nshuro 5 waratanze sheke sans provision ya miliyoni 20, ubwo inshuro 5 ni uguhera kuri miliyoni 100. Noneho muri icyo gihe niba ari cyo gihano ibyo ngibyo ubirangije, uba ugomba nanone kongera gutegereza amezi 6 niba ari ubwa mbere, cyangwa se niba atari ubwa mbere ugategereza umwaka, kugira ngo noneho ube wakongera kwemererwa kuba wasaba banki nkuru y'igihugu kugira ngo igukure kuri liste y'abantu batanze amasheki atazigamiye. Kuyagukuraho rero n'ubundi ni ya banki yawe ibigufasha nyuma yo gutanga biriya byemezo twavuze haruguru, hanyuma ukabyuzuza. Ubwo byemezo twavuze nuko uba ugomba kugaragaza ko zo za sheke sans provision n'ubundi wari watanze wamaze kuzishyura zose, kuba ufite icyemezo cy'umushinjacyaha kigaragaza yuko utagikurikiranwe, nanone ukabasha kugaragaza yuko wishyuye 20% y'amafaranga agaragara kuri za sheke sans provision. Noneho banki yawe ya yindi ubwo yari yaguhayesha ya sheke watanze niyo iyongera kukwandikira ibaruwa muri beneri igusabira ko bagukura kuri iriya liste, imaze ikatanga biriya byangombwa byose. Nta yindi nzira rero niyo ngiyo kugira ngo ube washobora gukurirwaho cyangwa se kongera gukomorerwa kugira ngo wongere gukoresha sheke. Tunibutsa yuko na ziriya sheke uba wari ufite, itegeko rivuga yuko ugomba guhita uzisubiza banki yaziguhaye, mu by'ukuri ugasigara umeze nkawe uhaye we akato mu gukorana n'amabanki ndetse n'ibindi bigo by'imari biciriritse. Murumva rero ko ibihano bihabwa umuntu watanze sheke itazigamiye ni ibihano birebire cyane cyangwa se biremereye cyane, ku buryo byakabaye byiza yuko abantu mbere yo gusinya sheke bakabanje gutekereza byibuze inshuro 7 ku ngaruka iyo sheke bagiye gusinya ishobora kuzabagiraho mu rwego rw'amategeko.